Yizera koko ko inzu ari nziza. Bose rero inzu mba nakubwiye inzu aba ari nziza nanga ariko amagambo yawe gusa katajashira ko munsi uvuga iki. Ese nunyizera wowe ino nzu nimbihe nakarange amarange ejo bararara bayateye ariko uramata ibintu ndazashaka nde nimba natayishaka inzu ifite indorerwamo uzajya wirebamo mu gitondo nirebamo sumuni ntabwo nireba uzajya wirebamo mu gitondo wihonongora ibihumbi rega ntukaduhata umuntu umugeni atayishaka sinyishaka inzu irimo oya ntukamate nge ntabwo uruzu ni rubi ariko bose reka umbwire ushaka inzu cyangwa ushaka amahanga shaka inzu ariko ntabwo shaka ibi bihomorerwe bizu bishaje gutya. Ese bose wakishimira ko nyembura sinabyishimira ariko sindi nyoko bose burifuza cyangwa urashaka inama arega mwana ndarushye iyo nakubwiye ngo inzu nabishaka byagahereye tumata ntabwo tuba tubonye nese kare kose igihe wagumye unonganya umbwiraga ino nzu nimbi iyo umbwira mba nataguhamagara natakweretse ni ninashakira vani igendereye ndi no guta umwanya wanjye w'ubu kandi nuyigeraho uratangira utera amahane nyisande ubu si imyenda yanjye ndayizana cyane n'umugore ubu se kutangiye kuvuga cyane vuba mwana ni igenda ryureka kusakuriza utangiye kuvuga cyane muri kino gitondo ubu biragera saa sita amagara nyine vuba. Halo yanzu wa ndebera amasegonda 3 unyarukere yakwakora akunyerekere yanzu nziza hari boss mwenye ushaka mwiriwe boss yego bari bambwiye ngo urashaka inzu ninde subikubwiye kandi se ni wowe mbajije wese ko ari wowe mbajije wa yarata boss ko wanyeretse uruzuru binkaba narwante urama ariko nari nkwamagariye inziba watareka nkubwiye yego boss yego nakubwiye ngo akazu gateye irange hasi na makaro za dushe ziri mu nzu uri seriye ndi seriye anga ni bya bindi byanyu wagenda ugasanga ni nani cyo ndagira ngo nkumenyeshe ko mu nzu harimo n'igihombo wiyuhagira amazi akarenga inyuma y'amazu washagendererega ngo harimo na piscine ziba pusi rambarata boss ndagira ngo nkumenyeshe ko inzu yanjye iteye amakaro ziba ngirimo na inzu yanjye iteye amarange n'amakaro ukunda ngirimo na piscine boss ya ndi widumagiza ngo fa oya wasanga nanyimetse wagenda ntabwo mushaka umva se boss ushigenda wewe nakubwiye ngo igitanda matori iriho mato genda kafono iyi mato none n'ubutanda ni bwari buye ni bwari buye kanze manze mugane nawe nda kibazo narindi kukubwira ngo iriya nzu nturamo kuyiguza akongera amafaranga ayiki se kandi ayo ufite kamagije ngenda ajya kwaka amafaranga yiki ayo ufite aramagije iby'ubusa bitera ububwarega nibwo byumvishe wama yose nk'ibihumbi nka 25 byo gukoza iki ese kufite amafaranga wabikatsiwe se urabona indushinze ko kireba nk'ikinonko uzayigwemo kabw'induba kimeze boss ubwo hari ikibazo tugiye nkakwereka ubusitani bwanjye bw'inzu dore ko kuburyamamo ari nko kuryama mu bwami bw'ijuru wasanga iyo nzu ari yayindi imeze nk'igikoni ndagira ngo nkumenyeshe kukibona rega abantu muramamaza niyo mpamvu je ibintu by'iki gihe ari pirate ndakubwiye ngo ukibona wowe amafaranga wari kuma uri gutekereza urayakuba vayo urayakuba kabiri nari oya umva boss nta kibazo amazi umva boss ndagira ngo nkubwire inzu ntuyibonera inzu ntuyibona God ese ni iyi niyo nzu wambwira ndagira ngo nkubwize ukuri boss nubwo ureba dukingisha urugi ariko imbere harimo ubushyuhe ayo makarosa ari he vayo twinjire wirebere nyuraho no kurira ya mujye murika ibintu byo kuvugavuga mubwesha vuba ako se boss uragira ngo we komisiyoneri wowe kunyabiza mpega imbeba inzu wantangiye unakurangise kandi wowe utanga amazu koko ubwo hirya ho si oya rata boss ndagira ngo mujyanje nese cyo natumvisha icyo atavuze ni nawe yarakuzanye kukwereka yarashe kungurisha nk'inzu ngaje ku ndagira ngo mubwire ko muri iyi nzu harimo imbeba ingana nk'inka wajutera akagutesha abantu boss nese uburenda ngo nabwo mburare koko oya nayushaka uburare nese ibyo inzu yanjye irimo ubushyuhe nimba agera agapantaro kamwe ese boss waje basika inzu yanjye irimo ubushyuhe bishize mu bwenge bwinshi birapfa
nese boss uragiye se nagenda se ubundi no genda kagwe nduba kagwe mu musarane karindagiro ubwo nanone se wagihoni uri kubona kuguma mburara buri munsi ari byo biri bugushimisha nese nimba harimo imbebe inkana nk'inka nabyo mbihishe oya no mafaranga niwo utumya ncika wa gicucu ndagira ngo Jesus